Abantu bifuza kureba Bergen uyu munsi ndi mu mujyi wa Bergen nk'uko mubibona. Turi gutembera, abantu bose ni muri sama, ngira ngo murabibona ukuntu baberewe. Rero mushaka kureba uyu mujyi uyu munsi nanjye ikaze, ngira ngo murahareba ukuntu Bergen hasa neza hose, imodoka ziba zigenda, ahantu hose hameze neza cyane. Reka rero tugende tureba muri uyu mujyi ubwiza n'uburanga bwaho. Uko mubibona rero muri Bergen ni umujyi ugizwe n'imisozi 7, ukikijwe n'imisozi 7. Urabona ko amazu hariya ari hejuru ku misozi, ndetse unarebye iyo hirya hose niko bimeze, iriya hose nuko. Ubwo rero no gukomeza tugenda tureba. Icyo uzasanga muri uyu mujyi ni utu tugare tw'abantu bagenderaho mu gihe ushaka gutembera muri uyu mujyi. Ni umujyi ukunze kuza witabirwa na ba mukerarugendo benshi. Rero ni umujyi abantu benshi bakunda gusura muri Norvège, ndetse no kuba waruta umujyi wa Oslo cyangwa umurwa mukuru. Hari impamvu rero nyinshi ndibuze no kubereka muri iyi video abantu baza gusura uyu mujyi. Hari ahantu henshi ho gusura cyane nk'iyo hejuru ku misozi, ndaza no kubereka muri video ikurikiraho, tujyeyo turebe. Abantu rero urabona ko baba baberewe, nta bintu by'ibikoti bafite, bambaye ibikoti tuba twabijugunye muri make. Urabona ko abantu bose baba bishimye, bagenda bakeye, biyicariye bari kuri resitora. Ni ukuvuga ngo ibintu biba biri fresh. Rero ku bakurikiye Emmanuel Travel Channel, mukore subscribe, hanyuma njye mbahereza content nk'izi zo kureba i Burayi uko hameze. Muri Bergen rero ikintu uzahasanga cyane cyane ni amazu yubatse gutya.